nimba uzi ko uri umuyobozi w'ishuri ukaba ufite agatsiko runaka k'abarimu cyangwa se k'abantu runaka no mu buzima busanzwe, ukaba ufite agatsiko k'abantu bakuzana amakuru, wa muyobozi wemenya ko ireme ry'uburezi mu kigo cyawe rirakemangwa. Umuntu ujya uzana urugambo muri ofisi ntabwo ashoboye. Ababyeyi namwe mukwiye gukurikira mukamenya ngo ese umwana wanjye ahantu yiga mwarimu afashwa ate. Hari igihe ugenda ukagana n'ubuyobozi bw'ishuri bukakwereka uburyo ki mwarimu afashwe neza kandi bababeshye. Mwarimu ashobora kuguma mu kigo cyawe umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 5, imyaka 10, ntabwo bivuze ko yabuze ahandi ajya. Ubuyobozi bufite imyitwarire itera ubwoba, igitutu, ugasanga ubuyobozi bw'ishuri buratera ubwoba abarimu. Menya ko ishuri ryawe rizagwa hasi. Ngo uyu mwarimu uri gufatwa nk'ari umukozi wo mu rugo, ko n'umukozi wo mu rugo bidakwiye ko umufata buri. Abantu mufite abakozi bigo by'amashuri cyane cyane by'abantu ku giti cyabo bitinda guhemba abarimu ku giti ku mushahara. Ugasanga umwarimu akoze ikigo 1-to-1 Teaching and Learning Limited. Twigisha indimi zose zivugwa ku isi. Twigisha muri weekend, ariko niba udafite umwanya twakwigisha online. Dukorera mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo. Duhamagare kuri 0781 81 30 62. 1-to-1 Teaching and Learning Limited, from learning to earning. Abayobozi b'ibigo by'amashuri bafashe amashuri nkaho ari business kuruta uko ari gahunda yafasha kuzamura ireme ry'uburezi. Muhawe ikaze rero mwese kuri KGD TV Rwanda, ndetse n'utarakora subscribe nizera ko wamaze kuhitamo neza ugakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kuganira ku bijyanye n'uburezi bwacu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngingo igira iti amashuri akomeje kubura abarimu beza cyangwa se abarimu b'ingirakamaro cyangwa se abarimu bashobora kuba bagira icyo badufasha mu kubaka ireme ry'uburezi. Tugiye kurebera rero hamwe impamvu zishobora gutuma ishuri runaka cyangwa se rishobora kubura abarimu bitewe n'impamvu zimwe na zimwe. Uyu munsi rero tugiye kubana njyewe ndijana muri kwihangana, ntugende udakoze subscribe kuri KGD TV Rwanda ndetse usagize kino kiganiro abagenzi bawe b'abarimu cyangwa se abafite aho bahuriye n'ireme ry'uburezi cyangwa se n'uburezi muri rusange. Uburezi bwacu bw'u Rwanda umunsi ku munsi bugenda bugaragaza intege nke cyangwa se hakagira ibyongerwamo kugira ngo iterambere ry'uburezi rikomeze kugenda ryiyongera. Hari igihe turebera ku mico y'abana cyangwa se abanyeshuri mu rusange, ndetse tukareba no ku mico y'abarimu ndetse n'abayobozi. Ariko uyu munsi tugiye kwibanda cyane ku mpamvu zishobora gutuma ishuri runaka rishobora kuba ryabura abarimu. Ukajya kumva ishuri ritakaje abarimu 3, ritakaje abarimu 5 mu gihe cy'imyaka cyangwa se cy'umwaka umwe. Tunagira inama ababyeyi mu gihe ugiye kujyana ishuri cyangwa se ugiye kujyana umwana wawe ku ishuri, jya ubanza ukurikirana amateka y'iryo shuri, urebe ngo ese mwarimu abaye hate, mwarimu afashwa ate, mwarimu ahabwa umwanya ungana iki, mwarimu ahabwa ibingana iki, kugira ngo umenye stability y'umwana wawe, kugira ngo ejo bundi utazisanga ishuri ricloses cyangwa se ribuze abarimu bagera muri 3-4 mu mwaka umwe cyangwa se no mu gihe cy'imyaka 2. Icyo gihe bita bigaragaza ko harimo kutumvikana cyangwa se ikintu runaka kikosa, ariko benshi bakabihishira. Buryo ugiye kwaka ishuri ntabwo by'ukuri bakwereka ko hari ikibazo mu ishuri. Icyo gihe rero iyo ugiye guhitamo umwana ahantu agiye kwiga, ni byiza ko mubyeyi ubanza ukareba ngo ese iri shuri amateka yaryo mu bijyanye n'uburezi ni irihe, ese umwarimu wigisha muri iri shuri afite ubuhe bushobozi, ese ubuyobozi bw'ishuri bushyigikiye mwarimu cyangwa se bushyigikiye imibereho myiza ya mwarimu. Uyu munsi rero tugiye kureba impamvu nyamukuru zishobora gutuma ishuri runaka niyo ryaba rikomeye rishobora gutakaza abarimu kandi bitewe n'amakosa y'umuntu umwe cyangwa se y'ikigo muri rusange. Ariko ni n'umwanya mwiza kubabwira ko hari amashuri cyane y'ibigo cyangwa se y'abantu ku giti cyabo akunda kugaragarwamo cyane n'ibibazo. Ibibazo bikagenda bigatuma ireme ry'uburezi by'ukuri ritagerwaho uko byakabaye bigenda. Ugasanga umuntu yaragiye afata amafaranga yiwe atangiza ishuri ku giti cye, arangije akajya riyobora ukabyumva. Ni byiza ukajya urekrita abarimu, hanyuma amara kurekrita umwarimu ukajya umufata nkaho ari igikoresho cyawe cyangwa se ari umukozi wawe wo mu rugo. Ntabwo bikwiye.
kuko icyo gihe iyo ugiye gutangira uwo mwarimu ukamufata nk'uko ufata umukozi wawe wo mu rugo, sometimes hazamo no gusuzugura, kandi kugira ngo umwarimu yigishe neza nuko aba agomba kuba afite icyo cyubahiro ndetse no gushyigikirwa kugira ngo agere ku musaruro uhambaye. Ugasanga rero cyane cyane ibigo by'abantu ku giti cyabo, usibye ko hari n'ibigo bya companies cyangwa se bya organizations, usanga bitangiye gufata umwarimu nabi, bigatangira kumufata nk'aho ari umuntu uciritse uri aho ngaho. Uwo mwarimu rero iyo agiye kujya mu ishuri kwigisha, usanga rimwe na rimwe atigishanya za mbaraga. Kutigishanya imbaraga rero bigatuma ireme ry'uburezi ritagerwaho uko byakabaye bigenda. Impamvu ya mbere rero ishobora gutuma ishuri runaka niyo ryaba rikomeye bingana iki rishobora gutakaza umwarimu, ni uguhora unenga umwarimu. Mwarimu ntushobora kumubonaho ikintu cyiza, buri gihe ugahora wumva wamunenga akantu kose akoze, niyo yaba ari ikosa ukamunenga, yewe si no kumunenga gusa ahubwo ukamunengera no mu bandi. Icyo gihe cya cyubahiro cya mwarimu cyagenda kigatakaza. Ubundi mwarimu niba akosheje, muhamagare ku giti cye, ugende umwicaze, umwereke ikosa yakoze, ariko unamwereke ko kubikosora bishoboka, kuko uko waruta buri kanya ukahora umunenga umugaragariza ko nta kintu ashoboye. Icyo gihe rero mwarimu nawe agenda atakaza capacity cyangwa se icyo cyizere cyo kuba yakwigisha. Indi mpamvu ishobora gutuma ishuri rishobora kubura abarimu ni umushahara udahwanye n'akazi akora. Ugasanga ishuri barakora kuva saa moya, ariko ugasanga hari amashuri bataha nijoro. Hari ahantu nigeze gukora ahantu hamwe, uyu muyobozi nawe ndamunenga, ugasanga abwiye abakozi ngo muze saa moya n'igice mube mugeze ku ishuri, ariko ugasanga umwarimu agejeje saa 2 akiri ku ishuri, ngategura amasomo, arategura iki, buri kintu cyose. Mwarimu nahabwa umwanya wo kumenya ngo nyuma y'akazi hari ubundi buzima bugiye gukomeza. Mwarimu nataha mu rugo aragenda afite inshingano, niba ari nk'umugore afite inshingano zo kurera abana, niba ari umugabo afite inshingano zo gushaka uburyo bwo kubaho. Ugasanga noneho n'iryo shuri sometimes bahemba udufaranga tw'intica n'ikize, ariko agashaka kugufatirana kugira ngo ajya gukoresha nk'ipinda. Icyo kintu rero ugasanga ishuri rirafata umwarimu, amashuri arahenze. Hari amashuri yishyuza amafaranga, ugasanga umwana yishyuye amafaranga agera mu bihumbi wenda 600 cyangwa se 700 cyangwa se na miliyoni, ariko ugasanga mwarimu aracyahembwa ibihumbi 200. Ukibaza uyu mwana niba wigishwa yishyura amafaranga agera muri miliyoni, mwarimu ukwiye cyangwa se ushinzwe gutanga ubwo burezi cyangwa se ubwo bwenge akaba ari guhabwa amafaranga ibihumbi 200, ukibaza icyo gihe mwarimu ukuntu azagira motivation. Ugasanga hari abarimu bakorana mu ishuri rimwe, ari kumwe kubera ko yaje ari umushuti w'umuyobozi cyangwa se ari umushuti w'umuntu wamuhayarinze, ugasanga afasha amafaranga arenze. Ugasanga mwarimu mwahembwa ibihumbi 600, ugasanga undi mwarimu ahembwa ibihumbi 300. Ukibaza ngo abo bantu bafite capacity zimwe ndetse banafite inshingano zimwe mu ishuri, ariko ugasanga umushahara ntago uhwanye. Icyo gihe rero bishobora gutuma mwarimu utakaza, ishuri rishobora gutakaza umwarimu ufite ubwenge. Indi mpamvu ni ugutinda guhemba kw'abarimu. Hari ibigo by'amashuri cyane cyane by'abantu ku giti cyabo bitinda guhemba abarimu ku mushahara. Ugasanga umwarimu akoze amezi 2, afashe ukwezi kose ntabwo arahembwa. Ukibaza ngo ari wowe muyobozi w'ishuri ugenda ukambura umwarimu wigishije abana, wumva iryo shuri ese ari wowe ufite umugore, ufite abana, ufite umugabo, ufite abana, bakakwambura, wabasha gutanga ibyo ugomba gutanga? Cyangwa ni hahandi kuza nyine ukigisha biri aho ngaho? Ibyo rero bikaba imbogamizi ku ireme ry'uburezi. Minisiteri, inzego zishinzwe uburezi, mugenzura aya mashuri y'abantu ku giti cyabo, mugenzura amashuri ya prive, afata abarimu, afata abarezi nk'ibintu by'ibikoresho biri aho ngaho, ku buryo sometimes ndibuka ko hari ahantu nakoze ugasanga umwarimu ntafite uburenganzira bwo kuba yanavugana n'umubyeyi. Ugasanga ibintu byose biragirwa ubwiru. Buryo uwo muyobozi ushaka kugira ibintu bye ubwiru abazi neza ko hari ibintu bitagenda mu ishuri, abazi neza ko ishuri ryiwe ayoboye hari ibintu bitagenda neza, adashaka kugaragariza ababyeyi. Kubera ko sometimes iyo uri kuganira n'umubyeyi umuraganira, mukaganira ku myigire y'umunyeshuri, mukaganira ku myigire y'uko umwana ari gutsinda cyangwa se ari kugenda neza, ariko kubera ko uyu mwarimu ashobora kugenda akabibwira umubyeyi, ugasanga ubuyobozi bw'ishuri ntago
bwemerera ababyeyi kuganira n'abarimu. Icyo ni igisebo ku burezi bw'u Rwanda. Aka kanya twakabaye dukorera ibintu muri transparency. Niba uri umuyobozi w'ishuri ugatinda guhemba umwarimu, ugahemba umwarimu udufaranga tw'inica n'ikize, ireme ry'uburezi ugasanga wowe ibijya mu mufuka wawe ni byinshi kurenza ibyo usohora. Ugasanga abarimu bari kurya nabi ku mashuri, abarimu babayeho nabi, bagize guhembwa nabi, bagize kurya nabi ku mashuri. Ugasanga baragiye batetse amashu atanakaranze, ariko umwana hariya hirya ari kurya akanyama n'iki. Ukibaza ngo uyu mwarimu uri gufatwa nk'ari umukozi wo mu rugo, ko n'umukozi wo mu rugo bidakwiye ko umufata guri. Abantu mufite abakozi bo mu rugo, iyo utetse inyama umukozi wawe umuhereza ibishyimbo, ubwo buba ari ubujura, buba ari ubugugu, buba ari ubugoryi. Ntabwo bikwiye. Niba dushaka kuzamura ireme ry'uburezi, tugende tutangirire ku murongo wo hasi. Ibi bigo byose bamenye ngo hashyirwaho range, at least ishuri rihemba amafaranga cyangwa se ryishyuza minerivare ingana gutya, bahembe nibura gutya. Umwarimu agiyeyo abizi neza, aho ugasanga umwarimu ari guhembwa udufaranga duke. Indi mpamvu ishobora gutuma ishuri ritakaza abarimu, hari kuba mwebwe hari ikintu mwumvikanye muza mu kazi. Uje kundokirita ndi umwarimu, hari ibyo twumvikanye mbere, tugeze mu kazi utangiye guhindagura ibintu twumvikanye. Icyo gihe ireme ry'uburezi ndakubwiza ukuri ko ntabwo rizigera ritangwa. Niba uzi neza ko uri umwarimu, ukaba uzi neza ko uri umuyobozi w'ishuri, hari ibintu wumvikanye n'umwarimu wawe, bikore. Nihajya no kubaho impinduka runaka, banza umuganiza, apana kuzana ibintu utura ku mwarimu ngo iki kintu kigiye kuba gutya mutarigeze mubiganiraho. Nimba uzi neza ko urukirisa umwarimu, umwemereye umushahara w'ibihumbi 300, muhembe 300. Niba waramwijeje ko buri nyuma y'umwaka hazajya hiyongera wenda 3% cyangwa se 5% bitewe na percentage mwumvikanye, bikore gutyo. Mu gihe ubona ko bitazakunda umwaka uta, muteguze umubwira uti bitewe n'impamvu z'ubukungu, bitewe n'iyi mpamvu n'iyi hari ikintu kizahinduka. Mu gihe wabikora witwaje ngo iri shuri ni iryanjye ndakora uko mbyumva, ugasanga rimwe na rimwe abayobozi b'amashuri ntago bazi bijyanye n'uburezi. Umuntu avuye muri siyanse, hirya avuye mu bintu by'ubuhinzi, araje ahise ashinga ishuri akumva agomba kuriyobora nk'ikigo cy'ubuhinzi. Ugasanga umuntu avuye hirya ngo kubera ko ikigo kimwe kirimo ibigo bigiye bitandukanye, harimo wenda ibijyanye n'umuriro, harimo ibijyanye no gucuruza amashashi, ukumva mwarimu ugiye kumufata nk'umukozi ucuruje amashashi. Ntago bizakunda. Mwarimu ni umuntu ukwiye kubahwa, mwarimu ni umuntu ukwiye guhabwa icyubahiro, mwarimu ni umuntu ukwiye gushyigikirwa kugira ngo iri reme ry'uburezi rikomeze gutera imbere. Mwarimu niba yahuguwe, icyo nacyo gishobora gutuma umwarimu agenda. Nimba uzi neza ko ufite ishuri, ariko umwarimu wawe ukaba udashobora kumutegurira amahugurwa ku kintu runaka, wenda classroom management cyangwa se ku kintu runaka, ugahora wumva ko mwarimu we agomba kwishakashakira. Ese wumva ubwo bushobozi ukurikije umushahara umuhemba, yakurahe ibyo bindi byo kuba mvuga ngo agiye kwiga, agiye gukurikiza ibyo abandi bakora mu gihe utigeze umushyigikira? Ni igisebo ku burezi bw'u Rwanda, aho usanga bamwe baza mu burezi bw'u Rwanda batazi n'igisobanuro cy'uburezi, batarigize banabikoraho namba, akumva agomba kubuyobora gutyo. Indi mpamvu ishobora gutuma umwarimu ashobora kuhitamo akavuga akagenda niyo waba umuhemba akakangaye, guhora umuha inshingano zitandukanye. Uyu munsi urigisha, mu kandi kanya urakoropa, mu kandi kanya urajya guhanagura ibirahuri, mu kandi kanya ugasanga umwarimu akora inshingano zirenze izo mwumvikanye. Icyo gihe mwarimu akanareba n'umushahara, cyane cyane ko buriya mbabwire bayobozi b'ibigo by'amashuri, abarimu baraganira. Ashobora kuba akora ku kigo A ariko akaganira n'umwarimu ukora ku kigo B. Igihe cyose yasanga umwarimu ku kigo B afashwe neza, niyo yaba ahambwa amafaranga makeya, hari zimwe na zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umwarimu aza ku kigo cyawe. Nimba uzi ko umwarimu wawe niba ari buze umwana we akaba yakwigira ubuntu, ariko ku kigo B umwarimu wawe akaba adashobora kwigira umwana waho wa mwarimu adashobora kwigira ku buntu, urumva ko uzagumana umwarimu? Niyo byagenda gute? Twese tureba inshingano ushobora gukora kugira ngo umwana wawe nawe abe yabona ubwo burezi bufite ireme. Ikindi kintu, gufata ubuyobozi bufite imyitwarire itera ubwoba, igitutu,
ugasanga ubuyobozi bw'ishuri buratere ubwoba abarimu. Nimukora gutya turabirukana, nimukora gutya turabirukana. Icyo gitutu wa muyobozi we, menya kuri kwica ireme ry'uburezi. Ababyeyi nibabona umwarimu kanaka agiye hagakurikiraho kanaka hagakurikiraho kanaka, menya ko ishuri ryawe rizagwa hasi. Hari abantu bitwaza icyo bari bo bakumva haragiye kubera ko wenda adafite ikintu runaka akavuga ati umwarimu tugomba kumufata nk'umuntu usanzwe. Mwarimu guhora umusebya ugira gute, ubuyobozi budafite. Hari abayobozi hano hanze bafite imyitwarire wagira ngo ntibigeze baniga, badafite ubumuntu. Ubundi kugira ngo uyobore abantu ugomba kuba ufite ubumuntu. Kugira ngo mwarimu abashe gukora ibigenda neza, nuko ugomba kumufata nk'umuntu mbere na mbere. Hanyuma ka kazi uwo muhaye namara kumenya ko uri umwarimu cyangwa se uri umuyobozi, umufashe neza, azagukorera inshingano zawe neza. Ariko nimba uzi ko ufata abakozi bawe nk'ibigarasha nk'ibintu biri aho ngaho, ntabwo umwarimu azatanga uburezi, ntabwo umwarimu azatanga ireme ry'uburezi. Kwitwaza ngo uri umuyobozi w'ishuri, uri umuyobozi wa organization, uri umuyobozi w'ikigo runaka, uri umuyobozi wo ku rwego rwo hejuru muri izi minedike, ukumva ko ubwo buyobozi bwawe ugiye kubuzana kuri mwarimu, uribeshye. Abarimu bameze nk'abakinnyi b'umupira. Umukinnyi w'umupira aka kanya muraganira, indi kipe yaza yamuhereza agatubutsa akagenda. Kuba mwarimu ashobora kuguma mu kigo cyawe umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 5, imyaka 10, ntabwo bivuze ko yabuze ahandi ajya. Sometimes ababona ko hari icyo ashobora nawe kuhakura. Mu gihe rero yabona igihe cyose icyo yateganyaga gukura mu kigo cyawe kitarimo, azagenda. Namara kugenda ababyeyi bazatangira kugucishamo ijisho. Ababyeyi namwe mukwiye gukurikira mukamenya ngo ese umwana wanjye ahantu yiga mwarimu afashwa ate. Hari igihe ugenda ukagana n'ubuyobozi bw'ishuri bukakwereka uburyo ki mwarimu afashwe neza, kandi bababeshye. Ikintu cyose kije cy'impinduka mwarimu, ikintu cyose kije nk'impinduka mwarimu. So icyo rero nindi mpamvu ishobora gutuma mwarimu agenda. Hari ikindi, kubura amahirwe yo kwiga, guhugurwa. Bayobozi b'amashuri, niba uzi ko ufite ishuri ryawe, hugura abarimu bawe. Indi mpamvu ishobora gutuma uyu mwarimu afata umwanzuro wo kugenda ni ikoranabuhanga ritari cyangwa se itumanaho ridakwiye, cyangwa se ese iyo mwarimu akoze ikosa aripotinga kwanda cyangwa se nindi uza kumucyara. Hari igihe abantu bashobora gusimbuka n'inzego, umuntu akava hejuru yo ukajya kumva umuntu akwituye ngo ba wakoze iki, ukibaza niba umuyobozi turi kumwe hano hasi atigeze abimbwiraho, uyu muyobozi wo hejuru aje gute. Icyo gihe ahita hazamo ikintu cyo gusuzugurwa mwarimu rero akumva ko atabayeho neza. Indi mpamvu ishobora gutuma mwarimu agenda ni ukuba atitabwaho. Kwishura afashwa ate, gukuza abarimu bamwe abandi ukabafata nka hari abantu basanzwe. Ugasanga hari udutsiko tw'abantu runaka tw'abarimu bagenda biyegereza cyane umuyobozi, yarangiza kumara kumva ngo namaze gufatisha abantu, bagatangira guteranya abandi barimu. Nimba uzi kuri umuyobozi w'ishuri ukaba ufite agatsiko runaka k'abarimu cyangwa se k'abantu runaka no mu buzima busanzwe, ukaba ufite agatsiko k'abantu bakuzana amakuru, wa muyobozi wemenya ko ireme ry'uburezi mu kigo cyawe rirakemangwa. Umuyobozi mwiza ni umuyobozi uri transparent, ni umuyobozi ubasha gushyikira buri mwarimu. Nimba uzi ko mwarimu Damura afite ikosa, ngwino umuganiriza, wamenye uti ikosa. Umuntu naza kukubwira ikosa ry'undi mwarimu, ibaze baca umugani mu Kinyarwanda ngo nujya gutokura umugogo wo mu jisho ry'undi, jya ubanza wirebe. Hari igihe uwo nguwo ukuzana amagambo ari ufite ibintu bitagenda neza kurenza n'abandi, ariko kubera ko babandi akunda kuza kurega, hari abantu bose badakunda kujya muri ofisi ngo barajya kurega. Nimba uzi ko rero ufite ishuri ryawe wa muyobozi we, wifatira ibyemezo, ugafata ibyemezo ukurikije amakuru wahawe, utigeze wowe ubwawe ku giti cyawe ugenzura, iryo shuri riri mu kangaratete, ntabwo muzigera mutera imbere. Ugasanga mwarimu ntabwo yitabwaho, imibereho mibi, mwarimu arya nabi, mwarimu ahembwa nabi, mwarimu abayeho mu buryo budahesheje icyubahiro.
ugasanga noneho ibyo byose bikaza bikakubitana no ku myitwarire yayo twavuze y'abana basigaye bareba mwarimu niba wamuhembye udufaranga duke akagenda akambara nabi, mwarimu nimba azi neza ko umunyeshuri amurusha amafaranga cyangwa se amurusha ubushobozi, ntabwo azigera atanga ireme ry'uburezi. Mu gihe rero ugiye gutangiza ishuri, mu gihe uzi ko ugiye kuhayaringa umwarimu, ukaba uzi neza ko uzagenda ku magambo amarangamutima y'abarimu bagenzi be akaba ari yakuganza, ugafata ibyemezo ukurikije amarangamutima ye iby'abandi bakubwiye, ni igisebo ku ishuri ryawe uko ryaba rikomeye kose. Shyiraho amahame, vuga uti ishuri ryanjye nta gossips. Hari ibigo bibikora rwose ukabona ikigo ntabwo kigena kuri gossips, kudeshapo kuri ibyo bigo, ariko ibigo niba uzi neza ko ufite ikigo ugasanga iri shuri riragenda ku bintu byo kubeshya ibihuha. Ikindi gushyiraho intego cyangwa se inshingano zidashoboka. Hari ibigo bigenda bikiha inshingano zidashoboka, ngo nyuma y'imyaka 2 umwana yaje afite ubumenyi bukeya ngazaba atsinda 100%. Gute? Bwiza umubyeyi ukuri. Nimba ubona umwana aje mu ishuri muri maternelle ya mbere ukabona afite ikibazo, menyesha umubyeyi hakiri kare. Mwihisha ababyeyi amakuru ajyanye n'imyigire y'abana babo. Aha ngaha tunabona gushimira by'umwihariko hari ibigo bibikora. Communication hagati y'ababyeyi n'abarimu n'ubuyobozi ikaba ari soft kabisa. Umubyeyi akaba ashobora kuza akagenda directly ku mwarimu akaba yamuganiriza bakavugana imyigire, ubuyobozi bukaza nka intervene cyangwa se nk'umuhuza. Ariko usanga hari ibigo kubera ko bizi neza ko bikora nabi, bitinya ko umwarimu yanagana n'umubyeyi, ugasanga bishobora guteza ikibazo. Ni ishema rikomeye cyane ku gihugu cyacu kuba bakurikirana imyigire y'umunyeshuri guhera muri maternelle kugera muri kaminuza. Ugasanga uyu mwana wize gutya mwarimu afashwe nabi, ni wa wundi nyine kuza kwigisha biraho ngaho akakwigisha ayumva atabishaka. Gukira imbere inshuti cyangwa se abo mufitanye isano ku buyobozi cyangwa se ku bushobozi, kubera ko kanaka mwigeze kumenyana mbere, kubera ko kanaka yigeze kuguha ikintu runaka ukamukoza, wamuhayaringa wamugeza mu ishuri mu kazi kawe, ugatangira kumufata nkaho ari umuntu ushoboye kurenza abandi. Abo mufata nk'abashoboye nibo bantu badashobotse, nibo batanashoboye. Wa muntu ujuzana urugambo muri ofisi ntabwo ashoboye, abashaka kukwiyegereza kugira ngo akugire inshuti, kugira ngo namenya numumenya ikintu uzavuga ngo uyu muntu ntiyagikora bitewe n'ubushuti ashaka ko mugirana. Gucunga buri kantu kose umwarimu akora, mwarimu yagiye he, mwarimu yakoze iki, mwarimu guhora ijisho riri kuri mwarimu akumva nta bwisanzura afite, ibyo nabyo bishobora gutuma umwarimu agenda. Ibi rero mukwiye kubigenzura mwebwe nk'abantu. Twibuke ko rero mwarimu mwiza adakeneye umushahara gusa, mutibeshya. Mwarimu mwiza cyangwa se mwarimu agombwa icyubahiro, agomba gushimirwa aho yakoze neza, agomba gushyigikirwa ahabwa ya mahugurwa, agomba guhabwa amahirwe yo gukura mu mwuga ya mahugurwa twahoze tuvuga. Ubuyobozi buboneye, mwarimu mwiza akeneye ubuyobozi buboneye, atari babayobozi bagendera kuri bari based cyangwa se bagendera ku gatsiko runaka. Mwarimu mwiza kugira ngo yigishe neza akeneye ahantu heza ho kwigishiriza hatuma akunda akazi ke. Nuganira n'umwarimu kumva yatangiye guhagwa ikintu kijyanye n'uburezi, jya umenya ko uwo mwarimu ibyo ari gutanga ari kubitanga kubera ko yabuze amaburakindi. Iyo ishuri rero ryita ku mibereho myiza ya mwarimu, ryita ku mibereho myiza y'umunyeshuri, ryita ku myitwarire myiza y'umunyeshuri, hari ibigo bimeze nk'aho biri korora imisega mu banyeshuri. Ugasanga umwana n'ufite imico mibi ariko ntibashobora kubwiza ukuri umubyeyi, cyangwa se ugasanga n'umubyeyi bamubwije ukuri abigize intambara. Babyeyi mumenye ko abana banyu, niba ushaka ko umwana wawe bamurera nk'icyomanzi, bamurera nk'ikitabashwa, nk'ikintu kiri aho ngaho kidashobotse, menya ko mu myaka iri imbere umwana wawe azakuzanira imbwa yiruka mu rugo, azakuzanira imico udasanganywe.
ugasanga ni umwana wo kwa pasiteri ariko ugasanga imico afite n'iy'abanywara umugi. Kubera iki? Mwafasha abana mubaha ubushobozi budasanzwe. Ibi bintu rero ntabwo bikwiye. Rero ni zimwe mu ngingo zishobora gutuma umwarimu afata umwanzuro niyo yaba hayabwa umushahara wo hejuru ariko atitabwaho. Mwarimu ashobora gufata umwanzuro wo kuvuga ngo arigende. Mukomeze rero mukore subscribe kuri KGD TV Rwanda. Hano tugana ku ngingo zijyanye n'uburezi, tureba ikintu gishobora gutuma ireme ry'uburezi ritera imbere. Waba ushaka kugira icyo tuganira ku ireme ry'uburezi, waba uri umwarimu, ushaka kuduhamagara muri nimero iri muri bio cyangwa se muri description ya YouTube channel. Mukomeze rero mukore subscribe. Iyi ni KGD TV Rwanda, jewe nitwa Jean Damuru Kwihangana.